Mbanje kubasuhuza mbaha n'ikaze hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda, aho tunonosora amakuru agiye atandukanye mu myidagaduro mu bijanye n'imikino hano mu Rwanda. Uyu munsi tugiye kureba amagambo yatangaje n'umuvugizi wa Rayon Sport. Kamasubiriyemo amagambo yavuzwe n'umuvugizi wa Rayon Sport. Yavuze yuko hagati y'ikinyobwa Skol ndetse n'ikipe ya Rayon Sport imikoranire itahagaze, ahubwo haje kubaho kuvuga ko ikipe ya Rayon Sport iraba ishyiramo impinduka ndetse n'ikinyobwa cya Skol kikaza gushiramo impinduka, ibyo bakoraga bikaza guhinduka ndetse bikaza guhagarara bimwe na bimwe, buri kintu cyose kikagenda gishiramo impinduka kabisa. Reka ubundi twumve ngo bimeze bite, reka turebe ubundi ngo bihagaze bite. Icyo usabwa ni ukuza gukurikirana video gatanu. Hari n'ibindi bibazo yagiye asubiza nk'abanyamakuru bagiye babimubaza, benshi bagiye batandukanye, ndetse n'abafana ba Rayon Sport ndetse n'abaturage muri rusange bari kugenda bibaza iki kibazo. Baravuga ati ese Rayon Sport niza kuyivaho ntago iraza guhagarara cyangwa se ngo isubire inyuma. Yavuze yuko imbere hari Rayon Sport yuko ari heza cyane, yavuze yuko Rayon Sport itazigera ihagarara kabisa. Reka twinjire no mu yandi makuru agenda avugwa mu kipe ya Rayon Sport. Ngayo nguko amagambo yatangaje n'umuvugizi wa Rayon Sport bamwita Olivier Gakwaya. Reka ubundi turebe ngo bimeze bike. Yashoje avuga ati imbere hari siporo ni heza. Mbabwira ko ikipe ya Rayon Sport igiye kuzana n'undi mukinnyi musha ndetse na rutahe izamu. Nkomeza mbabwira ikintu kimwe cyo ni uko subscribe kugira ngo mu kandi kanya enze tubinyuramo tureba ukuntu bimeze. Kamanze nategereza ndebe ukuntu bihagaze. Mwe mumaze igihe mutanyumva hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda, ni radio imwe rukumbi dukurikirana amakuru agiye atandukanye kabisa, ndetse namwe mutagubwa kudukurikirana, ndetse namwe mutari mwakora subscribe mwaza kuganda kugira ngo ibintu bigende neza gatanu. Kandi mbanje kubashimira mwebwe mutagubwa kudukurikirana hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda, ariko mukaba mwahageze ndetse namwe mugubwa kudukurikirana. Mbanje kubasuhuza mbaha n'ikaze kabisa, kandi like ukore no kuri subscribe ubundi ibintu bigende neza.